Hello. Please wicikwa n'aya makuru kubera ko ni ingenzi cyane. Uyu munsi muri Kigali House tukuzaniye gift y'iminsi mikuru. Wabyumvishe. Waruzi yuko miliyoni 185 zikigura inzu ya etage nziza hano muri Kigali. Wabyumvishe nibyo. Uyu munsi nkuzaniye inzu ya etage nziza cyane nshyashya ifite ibyumba 4, douche na toilette zigera muri 3 kandi ikaba iri kuri kaburimbo apana umuhanda w'igitaka, ikaba iri na hafi yo muhanda munini wa main road iri hano Kabeza. Iri ku giciro cya miliyoni 185 zonyine kandi nabwo waje neza ino December itararangira turagukuriraho makeya kugira ngo nawe utangire umwaka utaha umeze neza cyane. Iyi nzu yacu rero nkuko mubibona urabona ko ari inzu nziza ifite design nziza ikoze neza irakomeye yubatse n'amatafari ahiye kuva hasi kugeza hejuru. Iri Kabeza hano hafi ahantu heza cyane ukimara kurenga chapelle gato inzu yacu uyigezeho. Ni inzu nziza cyane iri kuri kaburimbo. Ikindi kandi ndebera zino design urimo urabona ukuntu iyi nzu imeze. Iyi nzu ntigucike. Waruzi ko iyi nzu uretse no kuba ari etage uziko na next yayo mu gikari cyayo nayo ubwayo ari etage. Urumva ko rero ari amakuru meza cyane nkuzaniye muri Kigali House rwose. Please tuvugishe vuba bitarenga December utaguze ino nzu rwose nawe wigire muri Noheli n'ubunani umeze neza cyane. Iyi nzu yacu iri hano Kabeza nabibabwiye ibyumba ni 4, douche na toilette zikaba ari 3. Ni inzu ikomeye imeze neza, salon nziza, interior design yayo, chambre principale yo ni ibindi rwose yo ni yindi level. Iyi nzu yacu rero rwose ngiye kuyigutemberezamo ariko ntuze gucikwa rwose mana yanjye. Niyo mpamvu nanjye nibwo nkabazanira imari imbere y'abandi. Niyo mpamvu nawe musaba gukanda subscribe, gusa n'abashimira abamaze gukanda subscribe. Mukomeze twiyongere twagura no muryango mugari. Uretse n'iyi nzu uzagenda uhabonera andi madiru meza cyane. Nta muntu ujya udutanga kubagezaho amadiru meza muri Kigali House. Nta yindi channel wasangaho amakuru nk'aya ngaya. Mu gihe cyose rero waba utarimo gukora subscribe uri mu gihombo gikomeye cyane. Hanze murabona ko parking ibyibura imodoka 3 cyangwa 4 zaparikamo zitabyigana. Urabona ko ari parking nini kandi yisanzuye igiye izengurutswe n'indabo nziza cyane. Urabona yuko ari ahantu hasa neza kandi hameze neza cyane. Reka mbabwire rero mureke twinjirane muri ino nzu. Hanze numva muhabonye bihagije ubundi mite mbereka uko iyi nzu mwimbere igiye ikase. Ni nziza cyane kandi kubera interior design yayo sinshaka gutinda hano hanze. Reka duhite twinjirana ni karibu. So twinjiranye ni karibu cyane. Ngeze hano ndahasanga salon nziza cyane, ni salon nini yisanzuye rwose iri perfect. Wabyumvishe neza ni miliyoni 185 z'amanyarwanda etage kandi kuri kaburimbo. Iyi ni nka cyamunara. Tujya tubabwira ko ari nka cyamunara mugatina mugasanga baziguze. Ndebera rero ino salon urabona ko ari nziza, none ifite plafond nziza cyane ya gypsum imeze neza. Ikagira hano no kote ya hano ni salle manje no kwikirunzemo ibintu hano by'ibikoresho. Nitwinjira mu madushe murasanga batarayafixamo uko aracyari hano. Iyi nzu ni nshyashya nta muntu urabamo. Niyo mpamvu kwiriye guhita utuvugisha mu bambere ukaza tugakora ino diru rwose kubera ko iyi nzu ni imari ikomeye cyane. Salon nini na salamanje mwayibonye urabona ko ari ahantu hanini ngira ngo hagaze no muri iriya nguni niho ubona noneho ya size neza ya salon. Urabona ko ari salon nini yisanzuye utaza kumva icyo giciro ugira ngo inzu yacu si nziza. Ni inzu nziza ikomeye kandi yubatse neza bishoboka ya etage kandi kadasiteri nazo ubwazo zigeze kuri miliyoni 200 ariko miliyoni 185 hano Kabeza ya hafi urahita wiboneramo ino nzu y'imari. So twakomeje. Iyi nzu yacu ifite igikoni cyiza cyane kiri perfect kuba mama bakunda gutekera ahantu hameze neza. Ndebera nawe utubati hano look, ndebera nawe ukuntu ari utubati twiza twa white, ni black and white bya bintu bijyana cyane. Urabona ko ari igikoni gisa neza kisanzuye Kigali. Mbese iyi ni impano. Niba umaze iminsi utembera mu mazu yo kugurishwa muri Kigali urabizi neza ururimi ndimo kuvuga uraza ku Rwanda standing bitangoye ko iyi ngiyi ari nk'impano y'iminsi mikuru. Urabona yuko iyi nzu rwose ari diru cyane bishoboka. Tuvugishe rero mu bambere uze wigurire ino nzu nziza cyane. Igikoni cyacu urabona ko ari kinini kirisanzuye. Hano hari akantu kameze nk'agatebo keza nako ushobora kugakoresha cyangwa ukagateramo ukundi kuntu ushaka. Urabona ko ari ibintu biryoheye ijisho. Iyi nzu rero nababwiye ko ifite ibyumba 4, douche na toilette 3
reka tudatinze, hano hasi turahasanga icyumba kimwe gifitemo dushe na toilette na garde-robe, kandi mvuga icyumba wumve ni ibyumba binini biba byisanzuye bimeze neza cyane. Iyi side yanjye iri hano kuri noko tugikingura runo rugi uhita ugera muri iki cyumba cya mbere cyo twita icy'abashyitsi. Reka duhite tukibereka. Aha twakomeje rero aho tugera hano hejuru tugasanga aka etajeri keza k'inkweto, ariko iyi nzu murabona ukuntu ari nziza. Iyi ni inzu nziza cyane. Hano rero tuhafite umuryango ujya ku kabariko, sinzi niba muri kubukabone neza ariko burije, it's okay. Icy'ingenzi ni ukubona bariko, ubwo video muzayibona mwaje gusura. Urabona ko ari ibintu byiza cyane. Tuvuye aho ngaho rero turahita dukomeza, ndagira ngo ubanze ufate umwanya ubanyerekere inzugi zikinze ino nzu yacu, ndebera nawe. Niyo ntakirwa mvuga. Reba runo rugi size yarwo, ni ukuvuga ngo kuva hano kugera aha ngaha ni uko urugi ruba rungana. Mwabibonye ko twavuye hasi twazamukanye muri esikariye. Turaza hano kuri ino side aho dusanga ibyumba bitatu. Hano kuri iyi side mpagazeho harimo bibiri, hanyuma wahindukira hari ukahasanga ikindi cyumba cya gatatu aricyo cya chambre principale. Dukomeza rero twihuse duhite twinjira muri iki cyumba cyiza cyane nacyo kinini. Ujye ubanyerekera ibyo byumba barebe ukuntu bingana. Uwo ni umwanya w'igitanda gusa, kuko urabona ko kirimo na garde-robe nziza, kandi akaba hose inzu igiye izengurutswe na parafo ya gypsum. Iyi etage ni imari pe. Aha twakomeje tukiva hariya, hano naho tuhafite ikindi cyumba cyiza cyane nacyo kinini cyisanzuye. Reka nacyo tukibereke. Ni icyumba gisa neza, gifite parafo nziza ya gypsum imeze neza. Ndebera size. Niba ukeneye kugura inzu y'ibyumba bine rwose, iyi nzu ntiyakabaye igucika kuko ni shuwadero bikomeye. So ibi byumba bimaze kukwereka bikoresha ino dushe na toilette, nubwo batarayifixingamo, ariko n'ejo babishyiramo, biraterwa n'igihe wenda uri buhagerera, ariko urasanga bimeze neza cyane. Reka tubane noneho muri iki cyumba cya chambre principale, please. Ndebera urugi. Nge ndumva natinda aha ngaha mbereka ino size y'uru rugi, ariko reka mpite nkomeza mbereka icyumba noneho nyirizina. Wow! Aha ngaha niyo ntavuga, mvuga iki ndeka iki, ndebera nawe icyumba ukuntu kingana. Bahagarare mu nguni zose bakizuminga, parafo nziza cyane ya gypsum iri perfect. Urabona ko ari parafo isa neza cyane, kandi ni icyumba kigari gifite amakaro ari perfect. Ndebera ikaro hano bro. Ndakubwiye ngo iyi nzu kuri miliyoni 180 zonyine n'eshanu, miliyoni 185, kandi uje wihuse twanakaturaho make. Iyi nzu ntigucika. Hano tuhafitemo garde-robe nziza nini, nayo ubona ko yisanzuye. Reka mpite nkomereze hano kuri ino side ya hano. Hano rero tuhafite akabalkoni ka chambre principale, nako burije niko babereka, gusa view uzayibona waje. Urabona ko ari ibintu bisa neza cyane. Ikindi kandi dufite hano dushe na toilette by'iyi chambre principale, nayo ntibarayifixamo, ariko very soon as possible, anytime baraba bayishyizemo. Tukagira akandi ka design hano keza cyane. Hano bazashyiraho mira, aho ushobora kuba wakirebera umaze nko gukaraba. Urabona ko ari ibintu biteguye neza cyane. Reka nkushimire rero wowe twabanye, nkaba nkweretse ino mpano y'iminsi mikuru. Tuvugishe rero tuyikugezeho itaragurwa, dore ni inzu y'imari yo mba mvumbuye, utaza gucikwa nyamuneka. Ubundi nawe uze wikorere ino deal, usoze umwaka umeze neza, kandi utangire n'umwaka umeze neza ushimira muri Kigali House ko twagutuje neza. Murakoze rero, mukomeze kugubwa neza. Imana ibahaze uburame, ariko ibahe n'amafaranga menshi.